Iyo nibutse urukundo rwawe Yesu, ibuka aho wankuye, nkenera kukuririmba. Watugize abana b'Imana, twarabo kurimbuka, turi abana b'Imana, turashima Imana. Yesu mwiza, reka ngutake, utakire abatakuzi, bajukire kumenya uko uri, uzaba ari umwami mu bami bose, ibihe byose iteka ryose. Yesu ndeba nkanezerwa, Yesu numva nkagira ijambo, Yesu ngutaka uko uri nkanezerwa, uri ndasumwa muri byose, uganje byose mu byo dushaka. Reka nkuvuge imyato ngutaka uko uri ndatwe Yesu, reka ngutake, utake cyane ngushime Yesu. Yesu koko waba ufite dufite byose, duhazwa na Yesu mu kwizera shenge. Kera nkiri muto ngitoba kondo, numvaga kuvuga neza ngakenga rwose, nkagira nuko byo kwabizera bakabizuza ibyo batazi, ko bakuvuga niko nagusanze Yesu. Maze gukora ndabishimye, menya agaciro kawe ndakurata, reka ngusigire umuvugo ukwiye, utake cyane ko ni rwose Yesu koko abakwiyambaje ntibakorwa n'isoni.